Ndabashuje mwese kandi bifurije umugoroba mwiza. Ngewe ubasuhuza ndi Rubandukani wa ku muhungu wangu ubugwara mwamutamikiye umwanzi udatinyaho urushyushyu utabarira mu bambere bakamwikanga iminota ataragera bati muhungu inzovu ibyivanzemo. Gerard Inganzo. Uyu mugoroba rero tugiye gutarama bitinde, ngira ngo abantu bifuje yuko nabanyuriramo bimwe mu bisigo nagiye nkora. Aka kanya birageze kugira ngo ngende mbanyuriramo live, akantu ku kandi nta kintu dusize inyuma. Ndashimira rero abantu bose mukomeje kunkurikirana, abantu mukomeje gukora subscribe, mboneraho nanababwira ni mukomeze mukore subscribe kugira ngo mudushyigikire kugira ngo tuzabashe kugera kure dushimangire injyana nyarwanda. Rero ndahera ku gisigo nise agahinda k'abasizi. Wowe umbonye ndakwinginze uva agahinda k'umuhanzi uhangana ubuhanga karara numva ahanga agahura n'ingorane agaharanira guhanga muri mitima y'abakunze kubw'imitoma n'uwinangiye akamugarura mu rukundo. Ati umwumvuje urwanjye kamamagara urwanjye ruze nuze nkunde gwize ituze hehe no kubabarira mu rukundo nyumva ibisigo bya Gerard Inganzo kuganzwa. Ngaho rero kora subscribe umpe inkunga ugomba. Gerard Inganzo ufite inganzo nyinshi mu biganza nzabakoreramo nka siga paka musagambye ibisigo bikaba ibiragano by'abifuza gususuruka. Ngaho rero umpe inkunga ugomba utere intambwe utigeze utoboroho watinye uterwemo urukundo utane n'abakwanga bahindukemo abakunzi abakuzi bakubwire ko kuba wahisemo inganzo ya Gerard Inganzo atari ubuganzo kuko ahari urwango rurahunga mu nganzo ngari idahungabana irinda benshi guhaba bagahatana bati ngwino urebe ibisigo bya Gerard Inganzo. Icyo rero cyari igisigo kimwe mu bisigo nakoze, ngira ngo murumva ko kimeze neza cyane. Ndabasaba kugira ngo mukomeze mukore subscribe munkurikirane, injyana nyarwanda izatera imbere. Si ibyacu rero ntabwo bitinda, reka dukurikizeho ikindi nise kugafata. Abantu mwifuza kuzagafata rero umwanya ni uyu nguyu kugira ngo mwumve uburyo inzira bizacamo. Si ibi bizagusaba kubyuka ngo ubyukane igitego cyo mu nzozi uzihiringa uzarara amajoro uzaririra ku mabaraza y'abakire wemerewe ubaho uruta umwana washyigikiwe ukoresha gutyo ukari kuzagafata. Rekana n'umuvuduko w'ubwonko buragushuka buti mbe Gerard mwamba utamitse butoho niwibwira ngo uzagafata buti ibyo n'ubusanya busa birasanzwe buri wese niko abizi tukarinda dusaza tutabizi tukaboneka no mu busaza kandi twagasazishijwe n'ibyo twakoze. Dore ndaganya amanywa nijoro amafaranga nafashe uwo menshi mu nzozi umutindaro utarya none dote business zahombye kandi nazo nashoye mu shyuhu. Uru ni urugamba mu zindi, uru ni urugamba rugusaza ukisanga byanze ugashoka imyotsi gukunde wiyibagiza agahinda. Njye Gerard iyo myotsi nizangerera mu bihaha ningira agahinda nkatura imivugo n'ibisigo nicariye mu bisiza by'Inyagatare harasira izuba binikije kare ndenzo mvuge ni umuru uzagafata. Twakomeje cyane. Aka kanya rongeye kubagezaho igisigo nise umwana w'imihanda. Akura yasanze ubushyamirane buruta ifunguro bararira ku manywa nijoro bakabwirirwa bakabona abandi bana biga batahana inkoranyamagambo naho amagambo amugaruka mu mutwe kenshi ari wafunguriye ayazirikana akanayakorera isubiramo akiga uburyo bushya bwo gusaba ngo atabwirirwa akanaburara. Iyi garore gahunda ya buri munsi. Umwana w'imihanda aratambuka bati dore umwana w'imihanda mu gihe abandi bana arabana imyambaro yicagurirwa mu kimoteri ari nako ashakamo icyo kurya yagira amahirwe akaronka inyuma feri ya mbere gupimuza ngayo nguko ikiro kimwe ari 100 nimusakuza mutinya bugenge n'ubugenge bwayo mujye mwongera muti umwana w'imihanda. Yarakuze aryamishwa ku muhanda ni nyuma y'uko samwihakanye na nyina wibambaje akaba ari hatari akamutongo yenda hagira umugiraneza umutora akamurera. Reka dukomeze rero n'ibisigo byacu. Nongeye kubagezaho igisigo nise impanuro. Abantu mukeneye impanuro rwose mwinyegere manze mbagezeho impanuro. Icyo gisigo nacyo naragikoze. Uyu munsi nta gisigo na kimwe siga inyuma keretse ahari ibyo mutakwifuza ko ngiye nkora. Mbibutsa gukora subscribe buri uko mbonye cyangwa se ubonye ibyo nkora bigushimisha. Nubona bigushimisha ukore subscribe kugira ngo ngomeze nanjye ngira imbaraga zo kugomeza gusiga nkasusurutsa abanyarwanda. Aka kanya rongeye kubagezaho igisigo nise impanuro. Cyenda buriza bwanjye cyenda ca bugufu ntege yombi dore imyaka irarimbanyije ejo n'ejo ubundi nagusiga nkisangira data naguhanuriye ubwo ugahera ubwo wangana umugayo ukankurikira mwana wanjye. Ca bugufu ntege yombi dore ndagucumbikiye nica nzabaciye ukwanya nucuri ku mutwe ugacura ubwenge ntuzace mu icurabundi kandi naragucaniye urumuri maze ukazicuza bitagishoboka. Dore naremeye magarara ku mangamangara icyaguhangara ngarukana ishema shinga imizi kugeza nubaho sheshe yakangwe. Twihuse cyane ibyacu n'ibitinda. Uyu munsi navuze ko ni icamake z'ibisigo nagiye nkora bigiye bitandukanye abantu bakabikunda bakambwira atari kuzagerageze ubitunyurizemo live turebe koko kiyo mpano uyifite niba koko utatubeshya. Aka kanya rero ngiye
gusubiramo igisigo nise wumvise iki. Hero suri sumye byisi saro risendere ubwiza simba indirimba buri uko byutse haryana n'ubu nuremera kuri ikibasumba wumvise iki se wumvise iki. Iri cyo nagushidikanya ubuse ngume nkwita isimbi ko njye ahubwo murasingiza wakwibarutse akagusimbiza neza ngo udatuba udasa n'uko uteye none. Oh my god, I can't believe uyu musikana rishayini kabisa. Yashimiye buri umwe rero wakomeje kubana nanjye. Dusoza rero kamanze mbahereza akanozangendo babwire uko nasize. Byatangiye numva umusizi w'icyatwa u Rwanda ruzira umwaka akajya asiga avuga mvuga ziga nziga yitsa nitsa yazimiza nkazimiza yaterura nkaterura bikankumbuza inganzo bikantera umwete wo gukora mu nganzo bigatuma siga uko mbishoboye nkashimangira injyana nyarwanda. Shimiye buri umwe wese twabanye rero muri uyu mugoroba. Mukomeze kugira umugoroba mwiza, ndabakunda cyane kandi ibisigo bizajya bibageraho ku gihe. Ciao ciao.